Bahaye ikaze nanone ku muyoboro wacu imirire ubuzima n'amahitamo. Ndashimira umuntu wese wiyandikishije, wakanze subscribe, wakoze kukazogera, watanze ibitekerezo, wabisangije n'abandi. Ndashishikariza utarabikora kubikora kugira izo video zizajye ziboneka mu buryo bworoshye. Twarebeye hamwe imirire mubyeyi nawe murezi utagomba gutangiza umwana wawe nk'imfashabere. Ni muri urwo rwego noneho tugiye kurebera hamwe imirire iboneye ugomba gutangiza umwana nk'imfashabere. Nk'uko mubibona ku mbonezamirire ziboneye zigaragara mu bishushanyo bitandukanye no mu ndimi zitandukanye, tugiye kureba imigabane igera kuri 6 ugomba gutoranyamo ibyo uhereza umwana wawe akabonye indyo yuzuye nk'uko n'undi muntu mukuru wese ayikeneye. Umugabane wa mbere ugizwe n'ibinyampeke n'imbuto. Ni umwe mu migabane ikomeye y'isoko y'imbaraga z'umubiri n'intekerezo. N'umwana arabikeneye burya. Ibinyampeke n'imbuto bifasha umugabane munini ndetse wibanze mu mirire y'umuntu wese. Aho byihariye 55 kugera kuri 75 y'ibyo kurya bitera imbaraga umuntu yafata ku ifunguro rye rya buri munsi. Ni muri urwo rwego umwana atangira gufata igikoma cy'ibinyampeke mu imfashabere, ariko nk'uko twabibonye ingano azifata maze umwaka avutse. Ushobora gutangira ku gikoma cy'ibigori kuko cyoroha mu mara, icyumweru cyashira ukongera uburo, ikindi cyumweru cyashira ukongeramo amasaka. Wabona bimenyereye ukamuha imvange za byose. Ndetse ahangaha mu binyampeke ashobora gufata umuceri umwe w'umuhondo udatonoye, ariwo wamufasha kumurinda impatwe kuko utaranogerejwe cyangwa se ngo kugweho uruhu rwawo. Ni umuceri w'ingirakamaro ndetse wifashishwa n'abantu abadiabetike n'abantu bashaka kunanuka badashaka kuzamura ibiro byinshi. Mu byo kurya umwana akeneye n'undi muntu wese akeneye mu rwego rwa mbere nanone harimo imbuto, ariko umwana atangira n'imbuto ziryoherera wakwita fruit de base nk'umwembe, ipapayi, ironji ry'umuhondo, kamara. Ibi byose ni isoko nziza ya vitamine A, ndetse harimo watermelon yamuha kuri zinc kuko fruit acide cyangwa se imbuto zishaririye zisa n'izikarishyeho utazimutangiza acyoroshye mu mara, acyoroshye no mu gifu. Ibi byo kurya bigomba kwiharira umugabane munini kuko ari inkomoko ikomeye y'imbaraga z'umubiri n'ubwenge by'umuntu, ndetse n'ibyo kurya bikomeye by'ubwonko, mbese n'ibyo kurya wagaburira ubwonko. Kandi umwana w'amezi 6 akoresha imbaraga z'umubiri nyinshi, ndetse abahanga bavuga ko aribwo umwana batangiye gukora ibyo yitekerereje mouvement volontaire, mu gihe mbere y'amezi 6 umubiri uba wikoresha atabanje kubitekerezaho. Urugero namwe mwagenzura naho namwe mukazabibona, nuko umwana ataruzuza amezi 6 aba yikomeretsa, yikurura imisatsi, ababara, yitera inzara mu maso, ndetse aca ibisebe no ku mabere ya mama we ari kumwonsa. Naho uje amezi 6 atangira kwitegereza ibyo abona byose akabihereza amaboko, yamara kubibona akabishyira mu kanwa nk'ikimenyetso kikwereka ko umwana yageze igihe cyo kurya. Aha rero niyo mpamvu umubyeyi nawe murezi usabwa gushyigikira no gukomeza izo mbaraga zidandabirana cyangwa se zitarakomera, umugaburira ibyo kurya biri muri uru rwego rw'umugabane wa mbere, ari byo bizwi nka hydrate de carbone, nanone bizwi nka glycide, ibinyamasukari meza atangiriza. Icyitonderwa hano uko isukari mvaruganda ntibarwa kuko idatera nta buzima bwiza yaha umwana, ndetse sina nziza no ku muntu mukuru. Nanone hano mu binyamasukari harimo ubuki, ariko ubuki twasanze umwana agomba kubufata nibura arangije umwaka kuko bishobora kumutera ingorane zitandukanye. Uyu wari umugabane wa mbere ugizwe n'imbuto n'ibinyampeke. Umugabane wa kabiri w'imirire iboneye mu buzima bwa muntu harimo imboga n'ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe tumenyereye hano iwacu harimo ibishyimbo, amashaza, soya, rantiye n'ibindi bitandukanye. Aha byihariye 15 kugeza kuri 30% by'ibyo kurya umuntu yafata, ubwo ni ukuvuga ni inyubakamubiri, arizo zizwi nka proteine.
ndetse bifite na fere, umwe mu myunyungugu utuma umwana atangira gufata imfashabere, kuko mu mashereka haba harimo muke ndetse n'uwo umwana yizigamiye akiri mu nda uba igeze igihe cyo gushira. Rero agomba gufata ibinyamisogwe bikamuha kuri poroteyine ikenewe mu gikuriro cye ndetse bikamuha na fere ikenewe mu kumuremera amaraso. Ikindi ni uko inyubakamubiri zabyo ziruta iz'inyama kuko nta ngorane zitandukanye zatera kandi zirakenewe mu gikuriro cy'umwana ndetse no gusana ingingo z'imbere n'iz'inyuma zasenyutse, kuko buri munsi uko umuntu abaho n'umwana nuko hari ibyo agomba gusana n'ibyo agomba kurema. Icyitonderwa ni uko umuntu atabifatira umunsi umwe byose abivanze, ikindi si byiza kubifatira rimwe kuko ubwinshi bw'inyubakamubiri buburizamo kalisiyumu kandi n'umunyungugu akeneye ngo umuremere amagufa n'amenyo bye koroha bityo bye kuvunika mu buryo bworoshye. Ni byiza ko umwana ugitangira kurya yakoresha imitonore y'ibishyimbo n'urunyogwe cyangwa se amashaza kuko ari byo byamufasha ntiyitume impatwe, ndetse na rantiye kuko ikize cyane kuri fere ndetse yorohera n'amara atihanganira ibishyimbo. Bityo n'umwana nturamenya niba yabyihanganira cyangwa atabyihanganira kandi afite mu nda ye haroroheje ku buryo n'amara ye atarakomera ngo akomeze abe yanoza ibikomeye. Muri uyu mugabane nk'uko twabibonye harimo imboga nazo ziri muri uyu mugabane wa kabiri w'ibyo kurya by'ingenzi kuko zikungahaye ku myunyungugu irinda indwara ndetse na vitamine. Ukwiriye gutangiza umwana imboga zikungahaye kuri vitamine A ishinzwe igikuriro, amaso, uruhu n'ibindi. Izo imboga nyinshi zirakungahaye kuri vitamine A. Twatanga urugero rwihuse: karoti. Kuyiteka ndetse umutobe wayo ni ingenzi cyane kuko abawufashe ari cyo kurya cyitwa kizima. Uri ibyo kurya bifashwe bidatetse nibyo byitwa ibyo kurya bizima. Aha vitamine A ushobora gukora agatobe k'umwana, ushobora kuyiteka akaba abonye kuri vitamine A. Urundi ruboga yafata ni epinari, ni isoko nziza ya vitamine A, ikaba isoko nziza y'ubutare, ikaba isoko nziza ya kalisiyumu, ifasha amagufa, ariyo ifasha amagufa n'ibindi. Ifite zinke nayo irimo umunyunyungugu ikenewe ku mezi 6. Inyanya nazo ni isoko nziza ya vitamine A kandi ikiza cy'inyanya ni uko kuziteka bidatakaza akamaro kazo. Urundi ruboga yafata harimo igihaza, gikungahaye ku mazi, cyafasha umwana kutagira impatwe, gifite kalisiyumu, gifite vitamine A, gitera kwihagarika neza n'akandi kamaro kenshi, nacyo ni cyiza watangiza umwana. Hari imboga brokoli zikungahaye kuri kalisiyumu ndetse ifite na zinke. Hari okro ariyo yitwa gombo, ni imboga zisanzwe ushobora guteka ukagaburira umwana, zifite zinke ari wa munyungugu ukenewe nanone. Harimo shufurere zikungahaye kuri kalisiyumu, igikumyo gikungahaye kuri zinke kuko ari imyunyungugu ikenewe nanone ku mezi 6. Ifite akamaro gakomeye mu gikuriro cy'umwana. Iyi zinke tuvuga kumwongerera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse inamufasha mu rwungano rw'imitekerereze cyangwa systeme nerve. Tugeze ku mugabane wa 3 w'ibyo kurya bikwiriye ugomba gufatamo ibyo waha umwana cyangwa se ntubifate. Umugabane wa 3 w'imirire iboneye harimo ibinyamavuta n'imbuto zumishijwe nk'ubunyobwa, sezame, inzuzi, ibihwagari, noix de cajou, amande, pinyo piche n'izindi. Izi mbuto n'iz'ibinyamavuta nakose ibinyamavuta umwana yemerewe kuzitangira arangije umwaka avutse, ndetse ubunyobwa twabonye ko agomba kubufata hagati y'imyaka 2 n'imyaka 3. Ibi rero by'imbuto zo guhekenya cyangwa se zo wakoramo ifu, umwana wawe umuretse ukazabimutangiza arangije umwaka, ariko muntu mukuru wowe birakureba, ntugomba kubyirengagiza. Umugabane wa 4 w'imirire iboneye ugomba gutoramo ibyo umwana wawe ni amavuta akomoka ku bimera kuko ni isoko nziza y'imbaraga, aho twabonye ko byihariye 10 kugera kuri 15 mu mirire iboneye itera imbaraga. Umwana ashobora gufata cyangwa se agakoresha yerayo mu mirire ye atangiriyeho gufata nk'imfashabere kuko akungahaye kuri vitamine A, afite diase itera gusinzira neza, afite imyunyungugu myinshi nka kalisiyumu. Umwanditsi wavuze ko aya mavuta yegeranye neza n'amashereka, bityo ariyo mpamvu
yahabwa umwana muto nk'imfashabere, ndetse akoreshwa nk'umuti wa constipation, impatwe ku mwana. Ufashe utuzi tw'akazuyaze ukavanga na elayo ugahereza umwana, arituma nta kindi kibazo gihari. Kuko akize kuri calcium ni meza mu gikuriro cy'umwana. Ikindi gikomeye kuri aya mavuta nuko akungahaye kuri soufre, umunyu ngugu ufasha gusohora imyanda mu mubiri, ifasha uruhu, inzara, umusatsi, yoza amaraso, akura uburozi mu mubiri uwo ari wo wose, yica imbuto z'indwara, arinda amara, kuziba. Uyu munyu utuma amaraso atembera neza mu mubiri, ugakingira ibyuririzi, ni ingirakamaro mu buryo butangaje. Ni byiza gukoresha elayo ku mwana muto kuko agira indwara nyinshi zishingiye ku kuba aba atarabasha kugira ubwirinzi buhagije. Akamaro ka elayo akomeza kugakurikirana mu gitabo cyitwa Delice du Potager, urupapuro rwa 325 kugera kuri 329. Nk'uko mubizi rero, umwana batangiye gufatwa n'uturwara dutandukanye kubwo wenda ntabana na nyina, akoresha bibero, ntago wizeye isuku yazo, atangira kuba yakoze ahantu hose, ibyo afashe byose ashyira mu kanwa. Ni ukuri akeneye ubwirinzi, kandi aya mavuta elayo yakoresheje yasangamo iyi soufre cyangwa se umunyungugu witwa soufre, ukamurinda indwara zitandukanye. Umugabane wa 5 mu mirire iboneye harimo ibyo kurya byubaka umubiri, hari amata n'ibiyakomokaho. Nk'uko twabibonye, amata y'inka ntakwiriye gukoreshwa nk'imfashabere, ahubwo umwana yakoresha amata ya soya kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko yegereye amashereka, kandi kuko umwana akeneye calcium agomba gusimbuza ayo mata y'inka aya soya kugira ngo atayikenaho. Inyubakamubiri zo proteine ziboneka cyane cyane mu binyamisogwe byumye bikomoka kuri soya, amafi n'amagi. Ariko nk'uko twabibonye, amagi n'amafi ari mu bitagomba gukoreshwa nk'imfashabere ku mwana utaruzuza umwaka. Umugabane wa 5 ari nawo wa nyuma ni amavuta aremereye cyangwa se afite cholesterol nyinshi n'ibinyasukari ikomoka mu nganda, aho usibye n'umwana n'umuntu mukuru yabigabanya, byaba byiza akabireka. Rero umwana we ni kure kubi, ntagomba kubifata. Icyitonderwa muri iyi mirire iboneye, twibanze ku bintu cyangwa se ibyiciro atagomba gusiba gufataho n'ibyiciro atagomba gufataho kuko agitangira akiri umwana. Ariko hari imimenyerewe tuzi natwe duhereza umwana ntagire ikibazo. Sinavuze ku birayi kuko ni isoko nziza y'imbaraga ku mwana, biroroshye, nta kibazo na kimwe bishobora kumutera. Ariko nanone ndongera kwibutsa abadahereza abana ikijumba utagihaye umwana buri munsi, ariko ukagerageza kukimuha rimwe na rimwe, byamufasha kwituma neza ntagire ikibazo. Igihe yatangiye gufata ibyo kurya bitetse, ugiye umuvangira n'ikijumba ntacyo cyamutwara. Murakoze, ibitekerezo byanyu ndabikeneye, kubisangiza ndabyifuza. Ibibazo bitandukanye bizatuma tumenya n'ibindi birenzeho. Ndabashimiye. Bye bye.